muraho mwegere hino tuganire. Didier Drogba, Michael Essien, John Obi Mikel, Samuel Eto'o na Salomon Kalou niyo umaze imyaka ukurikirana na José Mourinho. Hari ikintu ushobora kuba warabonye ariko ntugire agaciro. Mu makipe menshi yatoje usanga ari abakinnyi bakomoka muri Afurika cyangwa bafite inkomoko nyafurika bahabwa umwanya ukomeye. Ese ibyo ni impanuka? Ese ni amahirwe gusa? Cyangwa hari ikintu José Mourinho abonamo abandi batoza batabona? Iyo umuntu yumvise izina José Mourinho ahita atekereza ku mugabo wize kwita The Special One, umutoza watwaye UEFA Champions League inshuro ebyiri, watwaye shampiyona enye zitandukanye, umutoza wahinduye amateka ya Porto, Chelsea, Inter Milan na Real Madrid. Ariko hari ikintu kimwe kidakunzwe kuvugwaho. Ntabwo Mourinho yubakaga amakipe ye atangira ku mazina akomeye, yatangira ku bwoko bw'umukinnyi yashakaga, kandi iyo usesenguye neza amateka ye usanga hari ishusho imwe ihora isubiramo. Abakinnyi benshi bamufashe kugera ku ntsinzi zikomeye barafite inkomoko muri Afurika. Ariko ese koko yabitagamo kubera aho bakomokaga cyangwa hari indi mpamvu yimbitse kurushaho? Muri documentaire ntabwo tugiye kureba gusa amateka ya Didier Drogba, Michael Essien cyangwa Samuel Eto'o. Turashaka gusobanukirwa uburyo José Mourinho yubakaga amakipe atsinda. Kuki hari profile imwe yahoraga ashaka? Kuki iyo profile yakunze kugaragara mu bakinnyi benshi bakomoka muri Afurika? Kandi se ni somo abandi batoza bashobora kuvana muri iyo filozofiya? Iyo abantu bavuga José Mourinho abenshi bahita batekereza Chelsea, ariko kuri nuko iyi nkuru yatangiye mbere cyane muri Portugal mu ikipe ya FC Porto. Icyo gihe Porto ntiyari imwe mu makipe akize i Burayi, ntiyari ifite ubushobozi bwo guhatanira buri mukinnyi ukomeye ku isoko ry'igurisha. Mourinho rero ntiyari afite amahitamo yo kugura amazina akomeye. Byabaye ngombwa ko yubaka ikipe ishingiye ku mahame. Yashakaga abakinnyi bumvaga ko nta muntu uta ikipe, abakinnyi bashobora gukurikiza amabwiriza, abakinnyi bashoboraga gukora akazi katagaragara, abakinnyi kandi bashoboraga kwitanga kugeza ku munota wa nyuma. Ni muri Porto yatangiye kubona filozofiya. Ntabwo yashakaga umukino ukina neza gusa, yashakaga umukinnyi ushobora gushyira mu bikorwa igitekerezo cy'umutoza. Yaha agaciro ibintu bine: discipline, ubwitange, ubwenge bwo gusobanukirwa umukino no gushyira ikipe imbere y'inyungu bwite. Aha niho abantu benshi batangira kwibeshya. Iyo bumvise ko Mourinho yakundaga gukorana n'abakinnyi bakomoka muri Afurika bahita batekereza ko yabahitagamo kubera inkomoko yabo, ariko ibyo si byo. Nibura siko inkuru yose imeze. Kuko kuva muri Porto Mourinho ntiyashakaga igihugu, yashakaga profile, kandi iyo profile niyo yagaragaye neza amaze kugera muri Chelsea. Mu mpeshyi y'umwaka wa 2004 José Mourinho yageze muri Chelsea. Yaramaze gutwara UEFA Champions League. Abafana barafite icyizere kaje guhindura amateka y'ikipe, ariko kugira ngo ibyo bishoboke yarakeneye abakinnyi bahuza n'uburyo ashaka gukinamo. Ntabwo yashakaga amazina gusa, yashakaga abarwanyi. Umukinnyi wa mbere atumye abantu batangira kubona iyo filozofi ni Didier Drogba. Chelsea yatanze amafaranga menshi kugira ngo imugure avuye muri Olympique de Marseille. Hari benshi batabyumvaga, bibazaga impamvu ikipe nk'iyi itatanze ayo mafaranga kuri rutahizamu wari usanzwe azwi cyane kuri rwego rw'Iburayi. Ariko Mourinho yari yabonye ibyo abandi batabonaga. Abantu benshi bibuka Drogba kubera ibitego. Mourinho we yamubonagamo ikintu kirenze rutahizamu. Yamubonagamo umukinnyi washobora gufata umupira igihe ikipe iri ku gitutu, agahangana na ba myugariro babiri cyangwa batatu, agategereza ko bagenzi be bazamuka, agatanga umwanya ikipe yo kongera kwiyubaka. Ariko ikirenze ibyo byose, Drogba yari uwa mbere utangira kurwanira ikipe igihe atakazaga umupira. Kuri Mourinho ibyo byari bifite agaciro nk'igitego. Niyo mpamvu yigeze kuvuga amagambo agaragaza uburyo yamubonaga. Yagize ati, "If I had a son, I would like him to be like Didier Drogba." Icyo si icyubahiro gihabwa umukino usinda ibitego gusa, ni icyubahiro gihabwa umuntu ufite imyitwarire umutoza yifuza. Ariko Drogba ntiyari wenyine. Nyuma yaho haje Michael Essien. Iyo urebye uburyo Michael yakinaga utusobanurira impamvu Mourinho yamukunze. Cyane umukino ukinira imibare yakinaga ikipe. Hari igihe yakinaga hagati, hari n'undi mukino agakina nka right back, hari n'igihe yakinaga nka central back. Abandi babonagamo ikibazo, Mourinho yabonagamo amahirwe kubera ko umukino ushobora gukina imyanya myinshi, atanga amahitamo menshi ku mutoza. Iyo niyo football Mourinho yubakaga. Ntabwo yubakaga amakipe y'inyenyeri, yubakaga amakipe ashobora guhindura uburyo bwo gukina adakoze substitutions. Niyo mpamvu Michael yabaye umwe mu bakinnyi yizeraga cyane, si ukubera ko yari umunyegana, ahubwo kubera ko yari yujuje profile yashakaga. Ariko niba hari umukinnyi umwe wasobanuraga neza filozofiya ya Mourinho, ashobora kuba atari Drogba cyangwa Michael, ashobora kuba ari John Obi Mikel. Niba yarakurikiraga Chelsea muri icyo gihe, ushobora kuba yarigeze kwibaza impamvu Mikel yahoraga abanza mu kibuga. Ntiyatsindaga ibitego byinshi, ntiyatambutsaga assist nyinshi, ntiyanakoraga ibintu bikurura amashyi. Ariko buri mutoza wakoranye nawe yabonaga umutima w'ikipe. Kubera iki?
kubera ko hari abakinnyi bubaka highlights, hari n'abandi bubaka balance y'ikipe. Mikel yari uwo muntu yarindaga ba myugariro, agaha umudendezo Frank Lampard, agafungurira inzira Drogba, agakora akazi kenshi katagaragaraga mu mibare. Ako kazi niko Mourinho yahaga agaciro, niyo mpamvu Mikel yakomezaga kubanza mu kibuga nubwo abafana benshi batabonaga kimwe. Hari kandi Salomon Kalou, nubwo atigeze aba icyamamare nka Drogba cyangwa Eto'o, Mourinho yamukundaga kubera ubushobozi bwe bwo kwemera inshingano zitandukanye. Yashobora gukina ku ruhande, akina inyuma ya rutahizamu cyangwa akinjira asimbuye agahindura umukino. Kalou ntiyabazaga niba azabanza, yabazaga icyo yakorera ikipe. Iyo niyo profile Mourinho yahoraga ashaka. Iyo urebye Drogba, Mikel na Kalou ushobora kubona ko bakomokaga mu bihugu bitandukanye, bakinaga imyanya itandukanye, bari bafite impano zitandukanye, ariko hari ikintu kimwe bahuriragaho: discipline, ubwitange, kwemera inshingano no gushyira ikipe imbere y'inyungu zabo bwite. Hari n'aho abantu benshi batangira kumva nabi José Mourinho, batekerezaga ko yihatagamo aba bakinnyi kubera aho bakomokaga. Nyamara isesenguye neza usanga icyo yahitagamo atari igihugu, yahitagamo profile. Ariko niba ibyo ari byo, kuki filozofi yakomejeje no muri Intamira? Kuki Seto Samuel, umwe muri ba rutahizamu beza ku isi muri icyo gihe, yemeye guhindura uburyo yakinishwagamo kugira ngo yubahirize amabwiriza ya Mourinho? Kandi se niba koko Mourinho atarebaga inkomoko, ni gute twasobanura umubano we n'abakinnyi nka John Terry, Frank Lampard, Cristiano Ronaldo, Ricardo cyangwa Luka Modric? Aho niho inkuru irushaho kuba ishimishije. Mu mwaka wa 2008 José Mourinho yavuye muri Chelsea ajya muri Intamira. Bari benshi batekerezaga ko bagiye kubona undi Mourinho, ariko icyo batabonye nuko atigeze ahindura uburyo bakamo ikipe. Yahinduye igihugu, yahinduye shampiyona, yahinduye abakinnyi, ariko ntiyahinduye amahame. Intamira yari ifite bamwe mu bakinnyi beza ku isi: Wesley Sneijder, Diego Milito, Javier Zanel, Lucio, Maicon, Samuel Eto'o. Ariko muri abo bose hari umuntu umwe wongeye kwerekana neza filozofi ya Mourinho, Samuel Eto'o. Iyo abantu bavuga Eto'o bibuka ibitego byinshi yatsinze muri Barcelona, bibuka ibikombe byinshi yatwaye, bibuka ko ari umwe muri ba rutahizamu beza Afrika yigeze kugira. Ariko Mourinho we yamubonagamo ikindi. Ntabwo yabonagamo rutahizamu gusa, yamubonaga umukinnyi ushobora kwitangira ikipe. Mu mikino ikomeye ya UEFA Champions League, hari igihe Eto'o yakinaga ku ruhande aho gukina hagati, hari igihe yasubiraga inyuma gufasha ba myugariro, hari n'igihe yamaraga iminota myinshi akurikirana fullback wa mukeba aho kuba ategereje umupira imbere. Ku bafana bamwe ibyo byasaga no gupfusha ubusa impano y'umukinnyi, ariko kuri Mourinho nibwo yakoresha neza impano ye, kubera ko kuri we nta mukinnyi ufite ikipe ishobora gutsinda ibitego ariko ntushobora gukora ibyo ikipe gusaba, ntubure umukinnyi ashaka, ariko ishobora guhindura role yawe kugira ngo ikipe itsinde ufite amahirwe menshi yo kugirirwa icyizere. Niyo mpamvu Eto'o yemeye gukora ibyo abandi ba rutahizamu benshi batari kwemera, kuko yumvaga ko intsinzi y'ikipe ariyo y'ingenzi kurusha imibare bwite. Aha niho twatangira kubona ko ibyo twabonye kuri Drogba, Mikel bitari impanuka, byari uburyo Mourinho yubakaga amakipe. Ariko hari ikibazo gikomeye, kandi nicyo kibazo gishobora gutuma abantu benshi batemeranya ni documentaire. Hari abantu bavuga bati, niba Mourinho akunda cyane abakinnyi bakomoka muri Afrika, ese kuki yakundaga cyane John Terry, Frank Lampard, Ricardo, Cristiano Ronaldo, Ozil, Luka Modric, Karim Benzema na Xabi Alonso? Abo bose ntabwo bakomoka muri Afrika. None se ibyo ntibivuguruza ibyo tumaze kuvuga? Ni ikibazo cyiza, kandi igisubizo cyacyo nicyo gituma iyi documentaire b'ingenzi. Ukuri nuko José Mourinho ntabwo yigeze akunda abakinnyi kubera igihugu bakomokamo, ntabwo yigeze areba ibara ry'uruhu, ntabwo yigeze yubaka ikipe ishingiye ku mugabane, yubakaga ikipe ashingiye kuri profile y'umukinnyi. Reka twongere turebe aho tumaze kuvuga. John Terry yari umuyobozi, yari umunyamwuga, yashyiraga ikipe imbere. Frank Lampard yakoreraga ikipe kurusha kwishakira icyubahiro. Cristiano Ronaldo yakundwaga n'abatoza bose kubera discipline mu myitozo. Ricardo Carvalho yakurikizaga amabwiriza ya tactics nk'uko umutoza yabimusabaga. Luka Modric yari umukinnyi ushobora guhindura role bitewe n'icyo umukino usaba. Mesut Ozil yari azi kurema amahirwe, ariko akanakora ibyo umutoza amusaba igihe ikipe itari kumwe n'umupira. Niba ubitekereza neza, abo bose bafite ibintu byinshi bahuriyeho na Drogba. Mikel, Kalou na Eto'o ntibahuriye ku gihugu, ntibahuriye ku mugabane, ntibahuriye ku ibara ry'uruhu, bahuriye ku kintu kimwe: profile, discipline, ubwitange, ubwenge bwo gusobanurira umukino, kwemera inshingano no gushyira ikipe imbere y'inyungu zabo bwite. Aha niho abantu benshi bibeshya, babona ko Mourinho yakoranye n'abakinnyi benshi bakomoka muri Afrika, bakibwira ko ari bakunda. Nyamara iyo usesenguye neza usanga icyo yakundaga atari Afrika, yakundaga uburyo abakinnyi batekerezaga umupira, kandi nayo mpamvu mu makipe yatoje nyuma yakomeje gushaka iyo profile. Ibyo bitwereka isomo rikomeye. Abatoza bakomeye ntabwo bahitamo abakinnyi beza gusa, bahitamo abakinnyi bahuye n'igitekerezo bashaka kubaka. Niyo mpamvu ari igihe umukinnyi ufite impano nyinshi ashobora kunanirwa gukina kwa Mourinho.
mu gihe undi udafite impano zingana nawe ashobora kuba umwe mu bakinnyi b'ingenzi. Kubera ko football ya Mourinho ntabwo yubakiye ku mpano gusa, yubakiye ku kwizerana, kukubahana no kugukorera hamwe. Aha niyo mpamvu amaze imyaka irenga 20 akomeza kuba umwe mu batoza baganirwaho cyane. Si uko yahoraga afite abakinnyi beza kurusha abandi, ahubwo nuko yahoraga yubaka amakipe azi neza icyo ashaka kugeraho. None rero reka tube ku kibazo twaganiriyeho, ese José Mourinho akunda abakinnyi bo muri Afurika? Igisubizo ni hoya. Si uko inkuru yose imeze. Ukuri nuko José Mourinho ntabwo akunda Afurika kurusha Uburayi, ntabwo akunda Cote d'Ivoire kurusha Portugal, ntabwo akunda Ghana kurusha Espagne. Ntabwo yubaka amakipe ashingiye ku bihugu, yubaka amakipe ashingiye ku mahame. Yibonye umukinnyi ufite discipline, ushobora kwitanga akemera inshingano, ugashyira ikipe imbere inyungu ze bwite, uwo mukinnyi aba afite amahirwe yo kuba umuntu wa Mourinho aho yaba akomoka hose. Niyo mpamvu Didier Drogba yabaye umwe mu bakinnyi yakunze cyane. Niyo mpamvu Michael Essien yabaye umutima wa Chelsea. Niyo mpamvu John Obi Mikel yizerwaga kurusha uko abafana babyumvaga. Niyo mpamvu Samuel Eto'o yemeye guhindura role ye kugira ngo ikipe itsinde. Kandi niyo mpamvu filozofi ya José Mourinho yari yazihinduka. Abakinnyi barahindutse, amakipe yarahindutse, shampiyona zarahindutse, ariko amahame ye yakomeje kuba amwe. Hari isomo rikomeye inkuru dusigiye, ntabwo rireba football gusa, rireba ubuyobozi, ubucuruzi ndetse n'ubuzima bwa buri munsi. Abantu batsinda ntabwo bahitamo amazina, bahitamo abantu bahuje n'icyerekezo cyabo. Imana ishobora kugutsindira umukino umwe, ariko imyitwarire niyo yubaka ikipe itwara ibikombe. None se wowe ubitekerezaho iki? Ese wemera ko José Mourinho yubahaga ikipe ye ashingiye kuri profile y'umukinnyi, cyangwa uratekereza ko yakundaga cyane gukorana n'abakinnyi bakomoka muri Afurika? Ariko igitekerezo cyawe muri comment, nzishimira kugisoma ndetse no kukiganiraho namwe. Niba wakunze ubusesenguzi ntibagire gukanda kuri like na subscribe no gusangiza iyi video inshuti zawe zikunda football, kuko hano ntituganira ku mupira gusa, dusesengura impamvu zituma amakipe atsinda. Joyce Gakomba.